الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة ونسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم آمين أما بعد ikuzo nishimwe nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala ndasaba Allah yuko yataka intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamarayika akanayihundagazaho amahoro n'imigisha yo nabayo mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushira muri abo ngabo Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo agaragu ba Allah dukomeje amasomo yacu y'ururimi rw'icyarabu aho tugeze ku isomo rya 10. Murabizi neza ko ubushize alhamdulillah twarebeye hamwe amasomo yose yatambutse uko ari 9 tugerageza kureba ibyo twabonye muri ayo masomo mu ncamake. Twagerageje kugenda dufata buri kantu kose nibaza yuko ibyo ngibyo byatumye tugaruka tukibuka buri kimwe cyose twarenzeho. Muri kano kanya rero tukaba tugiye kurebera hamwe isomo rya 10 tukaba twarariciyemo ibice bibiri. Igice cya mbere turi buze kubanza turebere hamwe ibyo tuza kuribonamo mu ncamake, hanyuma igice cya kabiri insha Allah ubutaha tuzarebera hamwe mu gitabo ibyo turibonamo, tunareba ingero, tunakuramo ibyo twabonye aka kanya nk'uko bisanzwe. Isomo tugiye kwiga tuzasangamo ad-damair, insimburazina. Ad-damairu fi lughati al-arabiyya, insimburazina mu rurimi rw'icyarabu. Insimburazina mu rurimi rw'icyarabu ntabwo ari nyinshi cyane, ari nabyo bituma zoroha, ariko mbere yuko tuziga ndagira ngo mbabwire yuko igihe tugiye kuziga muzifate mu mutwe. Nuvuga ngo iyo uri kuziga ukazisoma ukazifata mu mutwe nk'izina ryawe nibyo bigufasha kuvuga neza. Murabizi neza ko ururimi rwose ugiye kuvuga ugomba kubuzi mu bintu ugomba kubuzi hagomba kuba harimo insimburazina, kuko arizo zidufasha kumenya inshinga, uburyo turi buyitondagure, kumenya uburyo turi bwitirira umuntu ikintu, kumenya n'ibindi bitandukanye. Hanyuma zikaba ari insimburazina 12 zonyine zigabanyijemo ibice bitatu. Hano hejuru bari kutubwira ngo ad-damair, ngira ngo murabibona. Ad-damair bisobanuye insimburazina. Twavuze yuko zigabanyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni damairul mutakallim, insimburazina z'uvuga, za nyakuvuga. Nuvuga ngo uvuga agira insimburazina, bimana insimburazina z'umuntu ku giti cye. Hakaza damairu al-mukhatabi, insimburazina z'ubwirwa cyangwa se uganirizwa. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu uvuga afite uwabwira nawe agira insimburazina. Hakaza igice cya gatatu damairul ghaib, insimburazina z'uganirwaho, yani uwo tuvugaho adahari, al-ghaib, udahari. Aba babiri bashobora guhura bari kuganira kuri uyu nguyu. Izi nsimburazina twavuze ko ari 12. Ebyiri tuziha igice cya mbere, 5 tukaziha ikindi gice cya kabiri, izindi 5 tukaziha igice cya gatatu. Tugiye kugenda tuvuga buri nsimburazina n'ibisobanuro. Ana bisobanuye ngo njyewe, ana bisobanuye ngo njyewe. Ana Abu Bakri, njyewe ndi Abu Bakri. Ana talibun, njyewe ndi umunyeshuri. Nahnu, twebwe. Nahnu tullabun, twebwe turi abanyeshuri. Ana na nahnu ni insimburazina z'umuntu igihe ashaka kwivuga cyangwa se z'umuntu ku giti cye. Hakaza damairul mukhatab, insimburazina z'ubwirwa cyangwa se uganirizwa. Al-mukhatab ntabwo ari al-mukhatib. Damairul mukhatab, insimburazina z'ubwirwa. Tuvuga ngo anta, wowe. Anti, wowe w'umukobwa. Noneho anta ikagira ububiri n'ubwinshi. Ububiri tububaramo rimwe kuko ubwo ku gitsina gabo n'igitsina gore burasa. Ubwo ku gitsina gabo turavuga ngo antuma, mwebwe babiri. Antum, mwebwe benshi. Anta talibun, antuma talibani, antum tullabun. Gutyo. Izo ni ingero
nituzitemuho ni ukugira ngo turebe izi nsimburazina icyo zimara. Tayib, anti wowe w'umukobwa, antuma mwebwe babiri b'abakobwa, antunna mwebwe benshi b'abakobwa, ni insimburazina eshanu. Uribaza impamvu uri kubona ari esheshatu? Iyi n'iyi birasa, niyo mpamvu tuyibaramo rimwe zikaba eshanu. Tayib, anta wowe, antuma mwe babiri b'abahungu, antum mwe benshi b'abahungu. Anti wowe w'umukobwa, antuma mwe babiri b'abakobwa, antunna mwe benshi b'abakobwa. Tushobora kuvuga ngo anta talibun, antuma talibani. Wowe uri umunyeshuri, mwe babiri muri abanyeshuri, antum tullabun, mwe benshi muri abanyeshuri. Anti talibatin, wowe uri umunyeshuri w'umukobwa, antuma talibatani, mwe babiri muri abanyeshuri b'abakobwa, antunna talibati, mwe benshi b'abakobwa muri abanyeshuri. Tayib, ibyo ngibyo by'ubwinshi insha Allah tuzabireba ntibigire icyo bibahungabanyaho. Tayib, damairul ghaib, nyuma yo kubona al mukhatab uwo tuganiriza, uwo tuvuga, tuzavuga ngo huwa, uwe w'umuhungu, hiya uwe w'umukobwa. Kama ra'ayina, nk'uko twabibonye mu ntangiriro, huwa na hiya bigira ubwinshi n'ububiri. Huwa so ngo huma, bo babiri b'abahungu, hum bo benshi b'abahungu. Hiya tukavuga ngo we w'umukobwa, huma bo babiri b'abakobwa, hunna bo benshi b'abakobwa. Hanyuma huma ya hano n'iyi ngiyi tuyibaramo rimwe, nazo zikaba eshanu. Turavuga tuti huwa talibun, we ni umunyeshuri, huma talibani, bo babiri ni abanyeshuri, hum tullabun, bo benshi ni abanyeshuri. Hiya talibatun, we ni umunyeshuri w'umukobwa, huma talibatani, bo ni abanyeshuri babiri b'abakobwa, hunna talibati, bo benshi bo ni abanyeshuri b'abakobwa. Tayib, tukaba rero ahangaha ariho turangirije insimburazina z'igitsina gore. Izi nsimburazina muri kureba ahangaha, kugira ngo byorohe nitujya ku gice cya kabiri tugiye kurebera hamwe, bazita nanone mu rindi zina zose, bazita damairul muttasil al munfasil, insimburazina zidafatana n'izina cyangwa n'ikintu biri kumwe, ntago zifatana n'inshinga cyangwa n'izina. Ubwo bite bisobanuka neza ko izi nsimburazina twabonye, insimburazina zose ziba zigabanyijemo ibice bitatu, ariko nanone iri zina ryo hejuru damairi nkaryo rikaba rigabanyijemo ibice bibiri. Insimburazina zigabanyijemo ibice bingahe? Bibiri. Ari byo bihe? Insimburazina bita muttasil zifatana n'izina, wal munfasil nizidafatana n'izina. Izi ngizi turebeye hamwe bazita insimburazina zidafatana n'izina. Hanyuma uwo bita Said, Said ngaho zidusubiriremo, barakallahu fik. Assalamu alaikum warahmatullahi Wa wabarakatuh. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, niba nakurikiranye neza, ndumva nagerageza inshallah. Gerageze, Allah bongere. Mwavuze ko dhamair ari insimburazina, zikaba ziri mu buryo butatu nko tubireba. Akaba icyo bita dhamairu al-mutakallim. Mwavuze ko ari insimburazina z'umuntu ku giti cye. Ibyo ana na nahnu, ana ari njyewe jyenyine, hanyuma nahnu twebwe babiri cyangwa se benshi. Hanyuma hakaza dhamairu al-mukhatab, uvuga ngo insimburazina z'umuntu muri kumwe. Anta, wowe w'umuhungu, hanyuma anti, wowe w'umukobwa, hanyuma anta nayo ikaba ari wowe w'umuhungu, ikaba ishobora kuvamo abahungu babiri cyangwa se benshi, ari byo antuma
mwebwe babiri b'abahungu, hanyuma na antum mwebwe benshi. naam Hanyuma anti nayo ikaba ifite uburyo bubiri, hari mwebwe babiri b'abakobwa aribyo antuma nanone, hanyuma hakaba mwebwe barenze babiri benshi b'abakobwa antunna. naam antunna. jazakumullahu khairan. Ninde wundi wazisubiramo mu ncamake? Sheikh Idi. Naam, salamu Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu magambo makeya ad-damair ziri butatu. Damair al-mutakallim ni damair zaba insimbura zina z'umuntu, z'abantu bivuga, ashaka ko ari umwe cyangwa ari benshi. Hanyuma na damair al-mukhatib z'abantu, insimbura zina z'abantu ushobora kuba urimo kuganira nabo, ashaka ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa, ari babiri cyangwa ari benshi. Hanyuma na damair al-ghaib n'insimbura zina z'abantu muvuga badahari, ashaka ko ari umukobwa cyangwa ari umuhungu, ari babiri cyangwa ari benshi. Jazakumullahu khair. Allah subhanahu wa ta'ala abongerere. Reka nyuma yo kureba izi ngizi turebe insimbura zina zifatana n'iki n'izina. Nyuma yuko tumaze kurebera hamwe insimbura zina zidafatana n'izina, tugiye kurebera hamwe insimbura zina nanone zifatana n'izina. Izi nsimbura zina tuzikoresha igihe dushaka kwitirira ikintu nyiracyo akenshi. Nazo zigabanyijemo ibice bitatu. Damairul mutakallim, muraza kureba neza ko za nsimbura zina twize buri yose muri izi ifite agashami, ngira ngo murabibona. Ana isimburwa na ya ifite sukuni yabanjijwe na kasra, tukavuga ngo aho kuvuga ngo hadha iyi kalamu ana, ni ikaramu ngewe, ahubwo turavuga ngo hadha kalami, iyi ni ikaramu yanjye. Ntabwo tuvuga ngo hadha kalamu ana, ahubwo turavuga ngo hadha kalami. Ubwo ana igasimburwa na ya ijya kumera, bisobanuye yuko rero insimbura zina zijya kumera, ahangaha iyi niyo yasimbuye ana. Aho kuvuga ngo ana kalami, tuvuga ngo kalami ana, icyo nacyo ni ikosa, ahubwo turavuga ngo kalami. Nahnu isimburwa na nun ifite alifu y'ubutinde na fatha, tukavuga ngo kalamuna, hadha kalamuna, iyi ni ikaramu yacu. Ndavuga ngo kalamu ana, ahubwo tuvuga ngo kalamuna. Nanone hakaza anta. Anta isimburwa na kaf ifite fatha, anta isimburwa na kaf ifite fatha, tukavuga ngo hadha kalamuka. Anta ubwo icyo gihe isimburwa na kaf, ntabwo tuvuga ngo hadha kalamu anta, ahubwo ni hadha kalamuka. Antuma isimburwa na kuma, tuvuga ngo hadha kalamukuma, iyi ni ikaramu yanyu babiri. Antum tukavuga ngo hadha kalamukum, isimburwa na kum, ntabwo tuvuga ngo hadha kalamu antum, ahubwo ni hadha kalamukum, iyi ni ikaramu yanyu. Hadha bayitukum, iyi ni inzu yanyu. Anti twongeraho kaf ifite kasra, niyo iyisimbura, tuvuga ngo kalamuki, kalamuki, hadha kalamuki, iyi ni ikaramu yawe. Antuma ubwo naho isimburwa na kuma, kalamukuma. Hanyuma kalamukunna tukavuga ngo hadha kalamukunna, antunna isimburwa na kunna. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ngira ngo murimo murabibona neza ko bifite itandukaniro. Mu gihe navugaga ngo ana talib, nshaka kuvuga ngo ndi umunyeshuri wawe, navuga ngo ana talibuka, nge ndi umunyeshuri wawe.
urumva nabo ngo ana talibu anta, urumva haba harimo ikibazo gikomeye cyane no mu muvugire. tugakomeza ku gice cya gatatu cy'insimburazina arizo damairu al-mukhatab, insimburazina zuganirizwa. harimo huwa, nayo ifite agashami. huwa isimburwa na ha ifite dhamma, kuvuga ngo kalamuhu, ikaramu ye. hadha baituhu, iyi ni inzu ye. hiya isimburwa na ha ifite alifu y'ubutinde na fatha, kuvuga ngo kalamuha, ikaramu ye w'umukobwa. huma kalamuhuma, ibindi bisigaye bigaruka gutyo. huma ihita iba huma n'ubundi, ariko biratandukanira kuki? nuko iyi huma ihita ifatana n'iki? ihita ifatana n'ijambo, ngira ngo murabibona. kalamuhuma, kalamuhum, kalamuhuma, kalamuhunna, byo ntago bikomeye. mu mpera y'ibi ngibi turi buze kuvuga iki? nuko izi nsimburazina iyo zifatanye n'izina ziba zasimbuye ikintu. icyo kintu ni ikihe? ziba zasimbuye icyo bita mudafu ilayhi. aho kuvuga ngo kalamu muhammadin, kalamu ni mudafu, muhammad ni mudafu ilayhi, ahubwo ndahita mvuga ngo kalamuhu. iyi hu ni mudafu iki? ni mudafu ilayhi, kubera ko mudafu ilayhi twabonye ko ari ikintu na nyiracyo, kandi aha tuba twavuze ko ari ikaramu ye, ni ikaramu na nyirayo. urumva ni mudafu na mudafu ilayhi, tuba twakoze icyo bita ngo iki? mudafu ndetse na mudafu ilayhi. idhan uwabaza ati ese mudafu ijya no muri damir? yego, damir cyangwa se insimburazina ishobora gusimbura mudafu nk'uko ishobora gusimbura mudafu ilayhi. ninde ushobora kunsubiriramo mu ncamake mu bo tutabonye? Hafsa. Naam. ngaho dusubiriremo. mu ncamake twavuze yuko twarimo twiga damair, nuko twiga tumanza kuzishyiramo ibice al-mutakalim, al-mukhatab na al-ghaib. izabivuga n'izabo tuvugana n'izabo tuvuga badahari. turangije twongera tuzicamo ibice bibiri, kuko hari igihe harimo ibishobora gufatana n'izina ry'umuntu, ariryo bita mutasil. ni ukuvuga ngo iyo ishobora gufatana nanjye, nk'ubu mvuze ngo ana talib cyangwa se anta waladun, ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ntabwo ishobora gufatana, izo nizo ntabwo zifatana n'amazina, ariko harimo izindi zifatana n'izina, izo tubona ziza ku mpera y'amazina, arizo ziriya harimo umaze kudusobanurira. nk'igihe dukoresha idafa tuvuga ibintu by'abantu, bavuga nka bayituka, inzu yawe, izo ngizo ziza ku mpera, nizo zifatana n'amazina. urakoze cyane, Allah akongerere. nyuma yo kureba izi nsimbura zina, hari izindi nyuguti dukoresha dushaka kwiyitirira ikintu tukazifatanya na ziriya nsimburazina zifatana n'ikintu. turamutse tutize ziriya nsimburazina byatugora. izo nyuguti zigabanyijemo ibice bitatu, yani ibice byazo n'uburyo tuzikoresha zigabanyijemo ibice bitatu, nako bibiri. igice cya mbere ni lil aqil, ni izikoreshwa ku bifite ubwenge. igice cya kabiri ni izikoreshwa ku bidafite ubwenge. reka tubanze turebe ku bifite ubwenge. turavuga ngo li bisobanuye ngo mfite. ubwo turavuga ngo ni lam twateranyijeho ya ivuga ana, ntabwo tuvuga ngo li ana, oya, li bayitun, mfite inzu, mfite inzu. li bayitun, li abun, nk'uko hano babitweretse, li abun, mfite papa. urumva muri rusange iyi lamu yafatanye na ana.
nanone ikoreshwa ku bidafite ubwenge. Aha ngaha turi kugendera ku gitabo. Hano baratubwira ngo indi bisobanuye nabyo mfite, ariko mfite ikoreshwa ku bidafite ubwenge. Indi bayitun, mfite inzu. Mbere nibeshe nkoresha li ku bidafite ubwenge. Iyo tugiye mu gitabo kuri sisiteme cyangwa se ku bijyanye n'uwateguye iki gitabo, avuga yuko li ikoreshwa ku bifite ubwenge, indi igakoreshwa ku bidafite ubwenge. Ariko twajya mu bamenyi b'icyarabu bakavuga yuko zose ari kimwe, zishobora gukoreshwa ku bifite ubwenge n'ibidafite ubwenge, kuri dalili yuko muri Quran zaje muri ubwo buryo. Urugero, Allah yaravuze ngo lakum dinukum waliya din. Idini ni ikintu, ariko Allah avuga ngo lakum dinukum, mufite idini yanyu, waliya din, nanjye mfite idini yanjye. Iyi lam yaje gukoreshwa ku bidafite ubwenge, ariko noneho akenshi lam ikoreshwa ku bifite ubwenge, hanyuma indi igakoreshwa ku bidafite ubwenge. Irindi tandukaniro, bivugwa ko ukoresheje lam abavuga ikintu afite, yani atunze burundu, yani ni icyanjye, nta wundi tugifatanyije. Naho indi ushobora kuba ugitunze cyangwa se utagitunze. Barakallahu fikum. Ikindi nanone kiri mu somo, harimo dhurufu, zimwe mu ndangahantu, ariyo ndangahantu bita ma'a na inda, bishobora kuba indangahantu bigasobanura kwa. Nanone ma'a isobanura kumwe na, ari nacyo gisobanuro mu Kinyarwanda tuyiha cyane. Tukavuga ngo urugero, Muhammadun ma'a mudirun, Muhammadun ma'a mudiri. Nibeshe, ahangaha twabonye ko indangahantu iyo zikoreshejwe, izina rizikurikiye rifata kasra, ubwo Muhammadun ma'a mudirin, Muhammad ari kumwe n'umuyobozi w'ikigo. Ahangaha rero, cyangwa se ibingibi akaba ari byo bintu bigaragara mu somo. Ubutaha insha Allah tukazarebera hamwe mu gitabo, ari nako buri wese amfasha gusobanura ibyo turi kwiga, bitewe nuko ibingibi tuvuze ni incamake y'ibyo tuzarebera hamwe mu gice cya kabiri. Mu gusoza rero, ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yasumbusha buri wese wakurikiye isomo cyangwa se witabiriye, akazamuhemba ibihembo bishimishije, akazamushyira mu ijuru kandi akamworohereza kugera ku ntego ye. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.